السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله العزيز الغفار يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزار وعطاياه الكثار وفضله المدرار. ishimwe kuzo bikuriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we ndetse n'abe n'abasangirangendo be n'abazamukurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yadushyira mu bagaragu beza, Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ni ishimwe rikomeye cyane kuba ndi hano kuri MITV. Nanone nkaba ndi hano mu buryo insha Allah tuzajya tuhahora kenshi dutanga ibiganiro bitandukanye, ariko ibyo biganiro kenshi bizajya byibanda kuri qisasul qur'aniya cyangwa se ku mateka dusanga mu gitabo cya Qur'an. Muri Qur'an dusangamo amateka menshi, kandi Allah subhanahu wa ta'ala kuyatubwira ntabwo byabaga ari ibintu biri aho ngaho gusa, byabaga ari ukugira ngo tubashe kubyigaho, tubifateho amasomo ndetse tubashe kunasobanukirwa, bityo rero bibashe kuduha uburyo tugomba kwitwaramo mu buzima bwacu bwa hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Qur'an ati laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab, ngo burya aya mateka yose Allah subhanahu wa ta'ala yagiye duha atubwira muri Qur'an ni ibra, ni inyigisho li ulil albab, kuri babandi batekereza. Ibi rero rimwe na rimwe hari igihe tubyirengagiza kubera yuko tutabasha kubona uko tubyigishwa neza cyangwa se tutabisobanurirwa mu buryo bwiza, ugasanga rimwe na rimwe turyoherwa gusa no kumva amateka ariko tudayatekerezaho kurushaho, cyangwa se tutayashishoza, tutanibaza tuti kuki Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye kuri Qarun, kuki Allah subhanahu wa ta'ala yatuganirije kuri Firaun, kabone nubwo bwari abantu babi. Ibi ni ukugira ngo wowe niba koko hari ibikorwa ukora bishobora kuba byaba bihuriye cyangwa se bihura n'ibikorwa byabo, ubashe kugaruka hakiri kare ku murongo, hato nawe utazahura n'ibihano nk'ibyo abo twamaze kuganiraho bahuye nabyo. Bityo rero insha Allah tubararikiye ibiganiro bigiye bitandukanye, tubararikiye kumva amateka agiye atandukanye, ariko ibi byose insha Allah ni amateka tuzaba dusanga muri Qur'an. Reka wenda ntanga urugero rw'ibyo insha Allah tuzaganiraho mu bihe bizaza. Icyambere harimo qissatu Adam alayhi salatu wassalam, amateka n'iremwa rya Adam alayhi salatu wassalam mu buryo burambuye. Harimo qissatu Nuh, tuzamenya amateka ya Nuh alayhi salatu wassalam, tuzamenya Idrisa alayhi salatu wassalam, tunamenye ngo ibisobanuro bya Idrisa ni ibihe. Tuzamenya amateka ya Sulaiman alayhi salatu wassalam, tuzamenya Daud alayhi salatu wassalam, we na Jalut cyangwa se Goliath. Ibi byose rero nta hantu uzabisanga insha Allah, tuzabisanga mu buryo busobanuye bunononsoye, tunagendera kuri adilla dusanga muri Qur'an. Ibi byose rero nta handi tuzabikura muri Qur'an. Muri Qur'an hari amateka menshi, usibye amateka y'intumwa z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala agiye aganiraho, ariko hari n'andi mateka Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri Qur'an rimwe na rimwe tutabasha kubona uburyo cyangwa se ahantu tuyiga cyangwa se tuyumva. Nk'urugero harimo amateka ya Luqman, uyu mugabo Allah subhanahu wa ta'ala yamuvuzeho muri Qur'an muri suratu Luqman. Ibi rero tuzabibona hano insha Allah, tuvuge mu buryo burambuye, tuvuge se aho yavukiye, aho yabarizwaga, niba koko yaragize n'amahirwe yo kugira urubyaro turuvugeho, turebe kuki Allah subhanahu wa ta'ala yamuvuzeho, turebe n'inyungu tuvana mu mateka ya Luqman alayhi assalam. Tuzareba nanone amateka dusanga muri suratul Kahf, qissatu ashabul Kahf, abantu bo mu buvumo cyangwa se abangaba Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Abo bari abasore, fityatun bari abasore, urubyiruko. Turebe ese nakahe kamaro k'urubyiruko muri Islam, imbaraga z'urubyiruko muri Islam zirihe. Ariko ibi byose insha Allah tuzabireba nituganira ku mateka ya ashabul Kahf. Ariko nanone tukiri muri suratul Kahf tuzasanga amateka ya Musa wa Khidr alayhi salam. Nanone tuzareba amateka y'aba bagabo nanone nitugera kuri suratul Kahf. Ariko nanone muri suratul Kahf tuzareba amateka ya Dhulqarnain, turebe n'amateka y'aba bagabo twita ngo ni Yajuj wa Majuj. Ariko tukiri muri suratul Kahf tuzareba nanone Allah subhanahu wa ta'ala hari urugero yatanze
yatanze babagabo rajulaini babagabo babiri, umwe yari afite umurima. Ibyo tuzabireba, abo bagabo ni bande, kuki Allah subhanahu wa ta'ala yabavuze, kuki yavuze imirima yabo. Ibi rero tuzareba insha Allah amateka menshi avugwa muri Qur'an. Ariko nanone muri Qur'an tufite qissatu ashabul ukhdud. Abantu ashabul ukhdud ni bantu ki? Dusanga muri suratul buruj, turebe Allah subhanahu wa ta'ala yabavuzeho iki. Ariko nanone muri Qur'an dufite qissatu saba, abantu ba saba. Allah subhanahu wa ta'ala yatanze urugero rw'abantu bari batuye mu gihugu cyangwa se mu gace kitwa Saba, aha ni mu gihugu cya Yemen. Turebe aba bantu Allah subhanahu wa ta'ala yabavuzeho iki, kuki Allah subhanahu wa ta'ala by'umwihariko yahisemo aba bantu, wenda ntiyahitamo abandi bantu bo mu duce dutandukanye. Ariko nanone muri Qur'an tuzareba ashabul ras, ni bantu ki? Tuzareba ashabul aika, tujya tubumva muri Qur'an kadhaba ashabul aikati al-mursal, tujya tubyumva kenshi. Ibi rero insha Allah tuzabyumva. Ariko nanone tuzarebera hamwe amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri suratu Yasin, turebe suratu al-maw'udhatayn, suratu al-falaq wa suratu an-nas, izi ziftaho zihuriye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuzarebera hamwe suratu at-talaq ndetse na suratu at-tahrim, biftaho bihuriye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi byose rero insha Allah ni ibiganiro cyangwa bizaba ari silsila, bizaba ari uruhererekane series by'ibiganiro bitandukanye, ariko inkomoko yabyo azaba ari inkomoko ituruka muri Qur'an. Bityo rero insha Allah abayisilamu dukurikira hirya no hino, yaba bari mu gihugu cyangwa se abari hanze y'igihugu, insha Allah ibi rero bizaba ari ibiganiro turimo kubategurira, kandi twizera yuko bizagira icyo bitumarira, byaba ari mu buryo ilmiya, mu buryo bw'ubumenyi, cyangwa se mu buryo bwo guhinduka k'ubuzima bwacu, kubera yuko aya mateka yose Allah subhanahu wa ta'ala kuyaduha byari inyigisho cyangwa se n'inyigisho kuri twebwe, kugira ngo zibashe gutwigisha, tubashe guhinduka, tubashe gutunganya no gutegura ubuzima bwacu bwa kabiri, kugira ngo tuzasubire kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumeze neza. Ariko nanone tuzajya dushaka n'umwanya wo kureba n'andi masomo y'idini twazajya twibandaho, wenda gahunda cyangwa se amasomo ajyanye n'imibanire. Ibi inshallah nabyo tuzareba uko tubiganiraho, kubera yuko nabyo ni ingenzi. Tuzareba nanone ibiganiro bishingiye ku burezi, uburyo tugomba kurera abana bacu natwe ubwacu muri Islam, tuzareba icyo ibivugaho. Ariko nanone tuzareba ku bijyanye al-akhlaq, imyitwarire n'imico muri rusange, ni iyihe mico igomba kuranga umuyisilamu. Tuzareba nanone ku bijyanye na gahunda za Qur'an, nkuko nazo dusanga tuziganiraho kenshi. Ibi rero insha Allah bizaba ari uruhererekane rw'inyigisho zitandukanye, ariko izo nyigisho tuzajya dusanga muri Qur'an. Harimo qissatul baqara, impamvu ki Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye isura ayita suratul baqara. Ese iyo baqara kubera iki Allah subhanahu wa ta'ala yayihisemo akayita inka? Tuzareba imvo n'imvano y'ibyo byose insha Allah. Tuzareba nanone za aya dusoma muri ruqya, wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulaiman, kuki zi aya rezo zahiswemo, kubera iki intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije yuko tugomba gusoma izo aya zitandukanye. Harimo iyo dusanga muri suratul baqara, hari iyo dusanga muri suratu ali imran, hari izo dusanga muri suratul rahman, hari izo dusanga muri suratul safat. Ibi insha Allah tuzabireba, mbese tuzagenda ducukumbura amwe mu mabanga dusanga mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, rimwe na rimwe tutabasha kumenya cyangwa se tutumva kenshi. Bityo rero bizatugirire twebwe akamaro ababivuga, ariko nanone bizagirire akamaro abayisilamu aho baba bari hose. Ariko nanone tuzasige umurage mwiza tuzajya twibukirwaho ku isi, ndetse uzanagirira akamaro abandi bazaza nyuma yacu insha Allah. Ibi rero byari introduction cyangwa se amagambo y'ibanze ateguza ibiganiro insha Allah tuzagirira hano kuri channel yanyu. Turabasaba rero yuko mwakomeza gukora subscribe, twese tukayitabira, kugira ngo tugahamagara n'abandi tukabateguza yuko ibi biganiro insha Allah bigiye kuzajya bitambuka duhereye insha Allah muri kuno kwezi turimo kwa kane insha Allah, ndetse n'amezi akurikira kugezwa Allah subhanahu wa ta'ala azadushoboreza insha Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.